umugore wawe urushobora kumuhobera ngo uyu umugore wanjye ndamuhobera cyane noneho kandi noneho niyo maze kumuhobera muhana akantu kwitama wabona rwose ntabwo yakeka ko mufite nk'abana babiri yavuga ati ni abantu bari gufiyasanya noneho tugaruka kuri ya nkuru yanyu y'urukundo byatangiye gute? ubundi ukuntu byatangiye hanyuma reka tubahe ikaze abakurikiye ZOOM TV24 twizere ko mumeze neza cyane live and direct muzi ko tuba twimereye neza cyane hano ndi mu rugo ndi kumwe n'abantu beza cyane abantu babagize gutya bakansura mumeze neza ariko tumeze neza umugore ni uvuga mbere siko bimeze umupapa nawe ameze neza tumeze neza nkuko tubona hanyuma muri couple turi couple y'abantu basa nk'abamaze iminsi bashakanye nkuko tubona kuko ariko none turacyari n'abatoya bacyari bato umugore wawe uracyamukunda nka mbere n'amaso araguha buriya impamvu dukunda nuko sinigeze musiga kandi sinanamusiga hanyuma umutware wowe uracyamukunda nka mbere? ndamukunda cyane ndamukunda cyane cyane. uribuka cyagiye bwa mbere mugikundana byari bimeze gute? ubu niko bikimeze? yaguteruraga wenda akaguheka ubu bimeze gute? ubundi baravuga ngo ukwezi kwa buki egara ibihe byose. ubwo mwumvireho rero hanyuma niko bikimeze mbere? niko bikimeze. nta nubwo twigeze twivuga twabanje kujya mu magambo menshi. hanyuma we witwa nde? nubwo wenda kubaza abantu bakurutaho gatoya bigorana, mwe mwitwa bande? njye nitwa Uwimana Alice. ura n'umutware wawe? ni umutware wanjye. umutware wanjye we yitwa? njye nitwa Habakurama Oscar. Oscar, ngira ngo na Alice abana ni family bafite n'abana benshi, abana 9. mufite abana 9 koko? dufite abana 9 koko kubivuze. arabeshye dufite abana 9 mu buhe buryo? dufite 2 abakobwa 2 ku ruhande rwacu, dufite umwana w'umukobwa mukuru urangije nasari ya 3, tukajya n'undi mwana w'umukobwa nawe ufite imyaka 3. n'abakobwa batoya basa natwe twembi twese. ariko tukajya n'abandi bana twabye muri batisimo arumva ko nabo rwose n'abana bacu. hanyuma rero iyi family mubona hano igiye gutangira gushyiraho YouTube channel yabo aho muzajya mukurikirana ibiganiro byabo bitandukanye. urabona ko n'abantu basirimu cyane. ikindi tubabwira ko n'abantu nyine bisobanukiwe. nituvuga abantu bisobanukiwe n'andi umugabo agenda ari kumwe n'umugore we nta musige nyine nkuko babivuze. umugore yajya angiye kuvuga ngo yajya mu kabari we kwa Jena na Yesu, ariko yajya nko wenda yanasohotse akavuga ati ibi biryo ntibyamanuka umugabo tutari kumwe. nabikomojeho kare musa nkaho mukundana cyangwa ntabwo ari musa nkaho mukundana cyane? ahubwo turabikora turakundana cyane. hanyuma twibukiranye gato ukuntu mwakundanye, mwamenyanye gute? abagore burya nibo bavugisha ukuri mugabo ashobora kubeshya. ubundi ukuntu twakundanye, duhere kuri ya channel yanyu. channel yanyu yitwa kuki mwashinze? channel yacu yitwa Ihaze Tv. hanyuma abantu bazajya bakurikirana ibiki kuri channel yacu? abantu bazajya bakurikiranaho ibintu bigendanye n'umuco cyane. bazajya bakurikirana n'udufilime cyangwa se utuntu tw'udusketch tw'abantu bakundana. bazakurikiranaho umuco wa kera n'ubuzima bwanyu bwo mu rugo. n'ubuzima bwacu bwo mu rugo cyane bwerekeranye ku rukundo ukuntu wafashije na madamu guteka uyu munsi, ukuntu wogeje umwana wamwoza hagati aho. umwana rwose abeshye sheri arahari nawe babwira sheri wanjye arimo guteka nk'ubugari. yarimo guteka ubugari igiye gufata umwana nkamwoza. ko twize uburingane n'ubwuzuzanye kandi ni bimwe muri gahunda rwose zifasha urugo gutera imbere. umugabo yatari mu rugo bumva umeze ute? singiye kubeshya mba numva ntameze neza, ariko bitewe naho abari mbanzi mba numva nta kibazo. tuba tubiragiza Imana. abantu se ndabona n'umugabo nyine wisobanukiwe. hanyuma se ntabwo ujya ufuha cyane ku buryo ashobora nko kuba yagiye muri misiyo yatinda
Afite umugore hano ngiye nanjye ntabwo gafuha cyane kuko arigengya nk'ahantu kuri hatinda ariko arafuha agera agafuha wowe ntabwo ugifuha cyane nawe kubeho oya ntabwo mfuha bitewe n'ukuntu muzi buryo umuntu afuha bitewe n'uko uwafuhira abamuzi imico abamuzi umutware wanjye muzi neza ntabwo namufuhira gusa iyo tutari kumwe mba numva hari icyo ndi kubura hari ikintu kibura cyane hanyuma mugende mukore subscribe kuri channel yabo mwihangane mugende muri nk'abantu ariko nimugende mwese niyo mwagenda mwese nta kintu byantwara ariko mugende muri nk'igihumbi mumanze mukande subscribe kuri channel yabo kugira ngo muzajye mubona izo stories z'ubuzima bwabo ukuntu babayeho ahantu hose bazajya bagenda hatandukanye ntabwo ari ngombwa kugira ngo abantu bagire channel bivuga ngo wenda byamamare y'abaki ushobora no kugira channel y'ubuzima bwabo bwite tujye tubikurikirana ngende mukurikirane ku buntu ikindi ni ukuvuga ko ari ugukurikirana ku buntu hari abashobora kugira ngo n'amafaranga oya ni ku buntu ikindi kandi icyo tuzi umuco nyarwanda abantu barafashanya gufashanya kugira ngo dusangire ubuzima no kugira ngo duhane experience yacu ndetse rwose tukatibasaba kugira ngo bajye bakora subscribe noneho dukuru twacu dushyizeho tujye tubageraho umunota ku munota ariko umugore wawe urushobora kumuhobera ngo ujye umuhobera umugore wanjye ndamuhobera cyane noneho kandi noneho niyo maze kumuhobera muhana akantu kwitama wabona rwose ntabwo yakeka ko mufite nk'abana babiri yavuga ati ni abantu bari gufiyasanya noneho tugaruka kuri ya nkuru yanyu y'urukundo byatangiye gute ubundi ukuntu byatangiye nari mvuye ku ishuri narigaga muri segonderi noneho hari muri weekend nari ngiye mu rugo gutora amafaranga yo gususha agucumwe ntubeshye ko abakobwa ryareshya ngo umusore ngo wankunze kandi ari wamukunze ntabwo nari mvuye mu rugo nyura nari ndi kugana aho ngiye gutegera imodoka nyura ahantu mbona umumotari ari ku ruhande n'umuntu ufite kasike mu ntoki yari uyu nguyu umutware wanjye noneho mbanyuraho ndabasuhuza burya abakobwa icyo nababwira ntimukanyure ku bantu mutabashuhuje ni umuco kandi na Yesu arabidusaba noneho ndabasuhuza maze kubasuhuza ngewe murusha intambwe ndakomeza ngiye kubona mbona nyuma yanjye mbona umuntu yaje ankurikiye ari we umutware wanjye noneho ubwo arampamagara ngo iki buriya yarambwiye ngo wandinze gato tugafatanya urugendo umumotari wari umuhetse we yagiye guhomesha moto yari yabapfumukiyeho noneho arampamagara ngo ni murindire gato dukomeze urugendo narahagaze ndamusuhuza nyine mu ntoki maze kumusuhuza mbaza amakuru mubwira ko ari meza yambajije uko nitwa naho ngiye nari nambaye iniforume nuko ibyakurikiyeho rero nawe babwira arakoze cyane madamu wanjye Alice arakoze cyane madamu wanjye agato ntabwo abeshye ntabwo abeshye niyo abeshye mpita mbimenya agahitamo ry'urwara niyongera ariko ntabwo ageze abeshya kuko icyo gihe icyo nibuka ni uko nahise manuka nambaye ndetse na kasike nahise manuka nambaye kasike kuko arabivuze mpita mubwira ni ese mwandinda tugafatanya urugendo nuko aranyemerera turamanuka tugendana noneho ngira n'amahirwe muri icyo gihe moto ntiyaza vuba itaje vuba rero byatumye nisanzura kuko bica mu bwe nkabona araseka neza gusa yari akiga icyo gihe mu wa gatandatu muri segonderi nyuma nk'iminota nka 25 umumotari yahise atugeraho noneho atugezeho uko ari umunyeshuri ndabyibuka we nese mbwira umumotari nti waretse tukamuhari ifuti umumotari icyo gihe yadutwaye turi babiri ne wa gatatu babatwaye kuri moto turi babiri ne wa gatatu cyo gihe mwisha amategeko y'umuhanda twarayisha ariko kubera urukundo ikiza nuko hantu ntabwo hari polisi nyuma tugeze ruguru gato aho dutandukanira yavuyeho nta telefone yari afite nari mfite telefone nurira moto ndagenda ariko nkajya ndeba inyuma ndumva wenda twaduhinde aho ngaho hanyuma mwaje ubundi
wiyize umwana nimero se wenda kugira ngo muzajye mubonana byagenze gute nyuma? Icyo gihe ni ukuvuga ngo nta telefone yari afite ndetse nta nubwo yabashije kuzandika. Namenyanye gute rero mwongeye kubonana? Noneho nyuma yaho nongeye kuzajya gutega imodoka nanone ahantu i Nyanza, ngiye kubona mbona umwana noneho yarangije. Noneho ntacyo umunyeshuri, ntacyo uniforme, ngiye kubona mbona araje arampobeye. Aho nari neze imodoka, icyo gihe yari amaze kubona telefone, noneho duhita duhana telefone, tukimara guhana nimero za telefone rero urumva ko rwose byari byoroshye. Naratashye, nyimara gutaha ngeze mu rugo ndamuhamagara, amakuru bitese nyuma yaho cyangwa byanze gute, aza kuri urugendo rw'ishuri uko byagenze, dutangira rero tugenda mu rukundo buhoro buhoro. Nguko uko byagenze, ariko n'ibindi bizazana. Warara gute nyuma mwarangije kuvugana se, kuvuga ati wa musore twahuye turongeye turahuye? Nararaga neza cyane. Nararaga neza cyane. Mukanamurota niko bimeze abakobwa naramurotaga, ariko ntabwo twigeze turuhisha urukundo rwacu. Ntabwo twigeze turuhisha. Hanyuma mwashyingiwe ryari? Twashingiwe nyuma y'imyaka 2 tumenyanye. Ndavuga umwaka wari muri 2010 2013 mu kwezi kwa 11 ku 10 z'ukwa 11. Abantu benshi bagiraga ngo ni nk'ejo ubundi 2017, kumbe iyo myaka yose unayimaze. 2013 ku 10 z'ukwa 11. Hanyuma rero dusoza, abantu bitega iki kuri channel yanyu? Dusoza abantu ntimurambirwe, ibyiza ni byinshi tubafitiye cyane kabisa. Barababwiza stories zose mwakundana, kandi urukundo ni igihe cyose. Hanyuma hari ibyo mwavuze ko muzajya mubashyiraho n'udufilime muradufite, mwatangiye kudukina, niko bitekereza? Udufilime twatangiye kudukina ndetse tunaryoshye cyane. Nibatangira kureba channel yacu ya Ihaze Tv, turamya neza ko bazajya baryoherwa na byinshi. Si twe twenyine tuzatugaragaraho, ahubwo tuzatugaragazaho na famiye zindi duturanye, ukuntu abagiye baduha ubuhamya mbega bw'urukundo rwabo, twera tubibasangiza ku buryo bizagenda bibaka kandi bibashimisha. Hanyuma twizeze ko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bari i Burayi, abantu bajya i Burayi bamara kugerayo bakanezerwa cyane, akibagirwa kuby'ibijumba. Bizere ko muri izo dufilime ubuzima bwo mu cyaro tuzajya tubona cyane rwose, nk'uko ahubwo mutuye mu Ruhango, mu Muhanga. Dutuye mu Ruhango, dutuye mu mujyi wa Ruhango, dushimiye aha turyaga. Ni ukuvuga ngo ntituzibagirwa bwa buzima twaje tunyuramo mu gihe birumvikana. Urabona ko nkunda ndamuruta, hari ibyo nzagenda mwibutsa, noneho nawe ahita afatiraho ahandi yaramaze kumenya ubwenge. Ibyo byose ndetse n'abari nyuma yacu gatoya kugira ngo bagende babimenya muri ibyo bihe byacu. Twitege rero twa dufilime two mu cyaro bwa buzima twabayemo, twa kirisese, bwo kujamata, bwo gukina bya gikecuru, gukina za ndogo. Ubwo bwose n'ubuzima tuzabona. Reka rero tubasabe kugira ngo n'ubundi mugende nabo mubashyigikire, mukandi subscribe kuri YouTube channel yabo, ikindi mutangire murebe. Hari video yamaze kugeraho? Hari video twashyizeho. Ibaha ikaze kuri Ihaze Tv. Kuri Ihaze TV bakore subscribe. Ni umuco nyarwanda wo gufashanya no gufatanya, rwose badufashe bakore subscribe. Ibindi natwe tubijeje kubaha utuntu turyoshye. Hanyuma mufite abana 2 mwabyaye, hari undi muteganya vuba? Nibyo, icyo kibazo ni cyiza, gusa ibihe tugezemo bazabibona kuri channel, basaba kwitonda, ariko byose tuzatugenda tubinyuza kuri channel yacu. Hanyuma kugeza ubu bafite abana 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5, uwa 6, niba babateganya nabyo muzabikurikira, bajye kujya batanya babasubiza muri bwa buzima bwabo, ubuzima bw'abantu bakundana, kugira ngo n'umuntu wakamutse mu rukundo nyine bimusubizamo icyizere. Hanyuma dusoza kuri weho, ijambo urukundo ni iki ukurikije ukuntu ubona umugabo wawe urubayemo? Kuri jewe ubundi bavuga ko urugo rwiza ari ijuru rito. Kuri jewe mbona urukundo ari ikintu cyiza, kuko iyo ukunda uwo mwashakanye, iyo umukunda by'ukuri ariko atari ukumubeshya, buri munsi ubona ari mushya, ubona ari mushyashya.
mbona rero kuri jyewe urukundo ari ikintu cyiza cyane kuko iyo mukundana ikintu cyose cyatera mubasha buryo kimwe kubiganiraho ubuzima bugakomeza kandi neza cyane ariko iki sinibagirwe ntabwo nakwibagirwa kuvuga ko n'Imana ikunda umuryango Imana ishyigikira abantu bakundana ikabashyigikira cyane bikagenda neza gusenga ni byiza turasenga cyane papa urukundo we kwikije experience maranye na madamu n'abana Imana yabahaye n'abandi mwifuza kuzabyara mu magambo macaci matoya cyane urukundo ni nk'iyi icyo meraho ni uko turabizi neza ko n'itegeko risomba n'amategeko y'Imana ni urukundo buriya iyo ukunze mugenzi wawe ubakunze n'Imana bivuze ngo mugenzi wanjye rero ndamukunda naho biri ngombwa ndamwitangira kandi nawe mbona ariko bigenza urukundo ni reciproque buriya muhereza nawe icyo yamereje kandi burya iyo ukomeje kurubagarira urukundo narwo rugenda rukura abagitinya gushaka se mwababwira iki hari abantu bavuga ati gushaka ntabwo byoroshye ntabwo ari bya buri wese niko mubibona ntabwo ariko tubibona abafite ubwoba bwo gushaka ntibabureke mu rugo umuryango ni mwiza kuko nabo bavutse hari uruhare ababyeyi babo bashyizemo barashakanye hanyuma reka tubashimire mwarimu mu bice bitandukanye mudukurikiye kuri ZOOM TV24 twizere ko kabisa mugiye kujya muryoherwa na story nyinshi uva hano ujya kureba kuri Ihaze TV ukurikirane ibyiza byinshi bazaba bagufitiye ntugende udasize comment yo kugira ngo tukomeze tubashyigikira. My name is Didas reka baherekeze naho wundi weho keep watching nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda